njyewe malayika ngisanga biriya biryo bimeze kuriya nkibona biriya bisimba hari ahantu ntago naharara hari ahantu nta kintu nahakorera kandi mwebwe murimo muravuga ngo ngiriya hoteli yonyine twese turabizi tudashidikanya ko mu Rwanda service n'akazu ko kwimura abantu nk'ibingibi biri kubana urugero ngo Swakimu yaje ngo service n'akazu ni ibintu bigomba gucika mu bintu byose niba umuntu yakwizeye akaguhereza ikiraka cyo kwakira abantu mu bukwe twebwe twaramenyereye baguha ibintu bipfuye ukishyura perezida yarabitubwiye ati nigute mubyemera ariko byanze kutuvamo ngewe ikintu kikinzamuye kuvuga ni ukuntu bari gucecekesha bari abana b'abakobwa ngo nago bagomba kuvuga service bahawe ngo kubera ko ngo tuzwi neza ko dutanga service nziza abashoramari dukeneye mu Rwanda ntago ari abashoramari baza kubakira business zabo ku mucanga cyangwa mu byondo kubera ko iyo bisubiye inyuma bigapfa byangiriza bikomeye kuruta amafaranga yabo bazanye right siniyumvisha ukuntu tuzakomeza kuvuga ikintu kimwe ngo 5 star the purpose nagaruko tugira inyama nyinshi mu isosi yapfuye the purpose nagaruko tugira abashoramari benshi mu Rwanda ibikorwa bipfuye sibyo nago dukeneye abo bantu ngo baza bakadushukisha amafaranga and then bagakora services zo kwambura ubuzima bw'abantu 500 cyangwa 200 sibyo abantu rero muri muvuga ngo bari abantu nago bagakombye kuvuga ngo dukeneye ngo abantu bahagararira aba influencers kwisi hose bahagarariye abaturage bahagarariye rubanda rugufi ni mujya kuvuga ngo bazana inzego ngo zihagarariye aba influencers twebwe rubanda rugufi muzamutunetralije we always say ko mu nteko nta muntu tuvugira we always say ko aba influencers nibo dufite ngo bagende bahagarare hari abavuga ibintu mu mazina yabyo so rero twifuza ko nta nubwo ari bari abana gusa n'abandi bose bahawe service mbi cyangwa bahabwa service mbi nta gihe na kimwe ufite cyo limit yo gutanga review wayitanga anytime bajye batanga ama review kandi bavuga ibintu mu mazina yabyo tumenya aho bipfira tumenya aho dukosora urakoze mumbabarire urakoze marayo kunyumva yigo ndakumva bahati urakoze cyane I agree with you na His Excellency yarabivuze nugatuma umuntu akubuza no kuvuga ngo uburenganzira bwawe rwose I agree with you wenda iki kiganiro cyakabaye productive cyane ndabona hari abantu barakaye cyane ntimubigire too much tubigire tuganire kuko nanjye ama service ndashaka gushima rame handi twahuriye ejo bundi banyakiriye neza bamicaye kiryoshye wasubiyeyo nyuma nasubiyeyo burya nagenda neza se ntiwishyurishaga ikarita ntibabonaga akusha ndashaka ko bizavugwa n'umwana w'imusambira wagiyeyo we wagiye mu diaspora ukajya wishyurisha ikarita rw'icyatsi kibisi umuntu yagira ngo n'urwazigama areka ubwe bambaye service icyayi kiryoshye nzabamaza bari abantu nzabamaza twagiye ariko rame twagiye reka twakire rero reka twakire Oswakimu noneho dukurikizeho niwe mwiza Chris turaje na Natasha na Giselle ndababona mu mazu umwanya rwose Oswaki urahari ndahari so mwiriwe neza uzi ko naje Kigali nka kubura kagushaka nko warampamagaye se nukuri kw'Imana nabwira meke hari abantu anyegetse icyaha ariko ndacyeme kuri mu diaspora ntago wanyegeka ninjye munyacyaha Oswaki yarambwiye ngo kuvugisha ndakubura namuhaye abantu ngomba guhura nabo ariko rame ibintu wakoze icyaha ndacyemeye nese ubwo umukire atagira ikosa icyaha ndacyemeye urakoze cyane Oswaki go ahead brother asante sana ndabasuhuje kabisa so ndagira ngo bamenyeshe ko iyi ngingo turimo kuganiraho ikomeye kuko nta gihe umukuru w'igihugu atayivuzeho muri ya myiherero ari wigeze kuberaga ko arabivuga umwiherero wa mbere havuyemo imyanzuro yitwa Kivu Spirit ibintu byitwa service delivery ibintu bya customer service ndabyibuka igihe Ministre Mitari yaragishinzwe by'urubyiruko Habineza ashinzwe iby'umuco na siporo ni kera pe so hanyuma rero ibi bintu abamisi banditse n'abari mu bukwe niba ari byo mwabantu inka yacitse amabere pe ngaho ukubura k'umuriro mu hoteli muri Chateau Le Marara
ibyo bintu ntabwo wabisobanura, kandi ibyo ndabizi ko umuriro wabuze ari umuntu twabiganiriye ubizi neza, ufite ikintu gisa nk'imigabane hariya. Umuriro kubura kuri hoteli ni sinzi ukuntu wabigereranya. Hanyuma ibindi byatumye bari abamisi banagira bararakara cyane, amakuru mfite kandi nizeye ni uko hashobora kuba harajemo umuntu wo hagati twakwita nk'umukomisiyoneri waje mu izina ryabo, bakamubwira ibiciro, hanyuma yarangiza we bari we wishyuza abaje gusaba serivisi. Noneho ya nkuru ya igihe isohotse basanga ibiciro by'ibyumba biri hasi ugereranyije n'amafaranga batanze. Induru itangira aho ngaho, ariko ibyo twaye kubitindaho ari amafoto y'ibiryo. Ufite hoteli niyo yaba ari resitora isanzwe, ukaba ufite ibiryo nka biriya, waharanira ko abantu ugiye kubiha badafite ibikoresho bifotora, kuko byagusebye, byagushyira hasi ku rwego rutigeze rubaho. Abanyarwanda rero Osake bahati ninde uri kumyutinga abantu bose? Osake muting, can you open your mic? Ntabwo nzi umuntu umyutinze abantu bose. Oya, nanjye kuzamura umuntu. Osake, okay. Sorry, Osake, fungura mic uvuge yarabikoze paraxid. Mute your mic, ariko wewe uzi ko space nazibagiwe. Ubu nari nzi ko warazibagiwe uri ko byakunze none. Umva shute, sorry, nanjye kuzamura umuntu mpita ngumyutinga. Erega maze igihe. Osake, go ahead brother. Keep going. Sinzi aho naringeze. Naringeze he? Warugeze ku mukomisiyoneri. Ku mukomisiyoneri. Na amakuru nyine nahawe na sosi ikomeye ko umuntu yagiye hari nk'umukomisiyoneri none ahayendesha abandi bashyitsi. Hanyuma iriya nkuru y'igihe isohotse ivuga ukuntu ibiciro bimeze, kuko harimo ibyumba by'ibihumbi 200 ku ijoro. Basanga bo bishyuye menshi, niko rero kuvuga bati turabarega. Iriya hoteli nayiti ubwo rurabura gica, natwe dufite abanyamategeko. Ni nako rero ibi byose byagiye bisohoka bijya hanze, ariko kongera bagarure by'umuriro wabuze, bagarure by'ibiryo biteye agahinda, kuko biriya biryo rwose uri na resitora isanzwe ubihaye abantu wabuze ko nta telefone bafite cyangwa se za appareil photo zabifotora, kuko kubifotora byonyine bikajya hanze hoteli biguye hasi. Ni ibiryo no mu rugo iwawe wabitetse, ntekereza ko wakora ibishoboka byose ntubifotore kugira ngo urugo rwawe rudaseba. Ubwo urabona iriya ntera yagiyemo ibyumweru 3 nk'uko mwabivugaga, hari amakimbirane bananiwe gukemura, cyane cyane arebana n'ibiciro by'ibyumba. Urumva byose birasohoka bijya ku karubanda, kuko gusaba imbabazi kwa hoteli byaranze, ahubwo bati turajya mu mitsi, amategeko natwe turayazi. Ubwo ni ikintu wenda gito narinzanyemo abantu bashobora kuba batazi. Ariko kandi nanone kuba gitoya ukise gito, uwo mukomisiyoneri utubwire yashatswe na hoteli cyangwa na ba nyir'ubukwe, kugira ngo tutajisha abantu. Amakuru mfite nuko yagiye nka advanced party, noneho abashyitsi ababwira ibiciro biri hejuru. Urumva inkuru ya igihe isohotse iza igaragaza ibiciro bito ugereranyije nayo bo bishyuye. Urubura gica, hiyongeraho rero za shortcomings zabaye, ari ibura ryo mu mashanyarazi ngo murabibona ko yabuze. Urumva ari biriya biryo biteye agahinda, ari n'ibindi byose bitagiye bigenda neza, bashyira ku karubanda byose bikubita ku hoteli. Hoteli rero kuba idasohoka hanze ngo igire ikibwira itangazamakuru ni ikibazo gikomeye. Kandi bavuga mu gifaransa ngo kine di mo consent. Iyo utavuze ugaceceka, ubwo ibiri kukuvugaho ubusa nkaho byemeye, ariko buriya wenda ari igihe kizagera bagasohokera rimwe bagakubita akarenza umunwa kose bakakagarura, nubwo bavuga ko karushya ihamagara. Ariko muri communication ibyiza nuko uba proactive, ukavuga hakiri kare, nawe ukajya mu ruhando rw'abategwa amatwi. Message zawe zisobanura cyangwa zivuga uko ibintu byagenze na zo zikabonekera icyarimwe n'iza bakunenga.
so ubwo rero abanyarwanda muri rusange twebwe twaramenyereye baguha ibintu bipfuye ukishyura. Perezida yarabitubwiye ati ni gute mubyemera, ariko byanze kutuvamo. Ejo bundi hari hoteli ntari bwirwe mvuga nyine kubera bwa bunyarwanda bwacu yihuye imbere ya hahoze rectora, ubwo ndayivuze mu cyahenge. Nagiyeyo gusaba muri bakunyumva, turakumva cyane. Wayirangije hoteli twayimenye akazi kayo. Nagiye gusabayo juice igizwe n'umwembe na marakuja passion, urumva barangije abantu ibintu ku buryo ntamenye ibyo ari byo, bashyiramo n'imineke. Nuko nyine nari nshonje kandi ngomba gutwara imodoka ari nijoro, ndebera ndabyoreza, ndishyura, ndicecekera. Kera nkigira urugomo nahitaga ubundi bifotora nkashyira kuri X, ariko aho kugira ngo ngende ndema abanzi hirya no hino nahisemo kumirirana nakundi. Ignatius Kabagambe yigeze kuvuga kuri la hoteli Dimo Huye, igitanda yarayemo kigahanuka nijoro. Rameke niba yarari akantu simbizi, akora space yo kuvuga kuri la hoteli ari ya mbere na mbere. Uyu munsi rero Chateau Le Marara itamurebye, niyo mpamvu Chateau Le Marara iri kubarwa nta kimwe. Oya Rameke twamumenye nta maturo yabonye. Nari ngatanga ino space ya Rameke. Rame umva. Oya buriya bati mutaza kuntamika amagambo. Iyi hoteli ntago dushobora kureba serivisi mbi nabe n'igitanda yenda cyanuka bikitwa accident haba n'umutingito. Niyo mpamvu twavuga kuri Mohuye, ariko iyi hoteli yo kwa Marara no mu gikoni habaye umutingito. Mutitiranye ibintu bibiri bisa n'ibitandukanye. Igikoni twasanze ari umukomisiyoneri, ntabwo mwumvise Oswa Kim. Reka twumve niwe mwiza. Noneho reka twumve niwe mwiza. Ndabona Katia yizamukiye nyirubwite. Noneho ndashaka kumva Katia mwiyumvire, ambwire rwose. Ndamenye ko ari Catfish igiye kumwiyitirira. Oya, uyu ni Katia. Niba ari wowe wanyakuri turamuheraho. Noneho niwe mwiza niwe umuntu aje niza numva yarakaye, ariko niwe mwiza ahantu yarakaye. Gusa something is wrong. Ubu ni jewe kwa Marara sinize mpagera, ariko jewe muri iyi minsi aramenye gushima aho bagiye wagira ngo bari banzi. Wabaka icyayi bakaguha double. Voilà, ngiye nari mfite okay, akabazo ka mbere mfite Sande, uri kuvuga statements zose uri kuzikontrediza nk'umuntu uturuka muri Hotel Marara cyangwa nk'undi muntu nkatwe twese? Reka twe kureba homba tuvuge ndi netere, ntabwo hazi nanjye ntabwo ndahamenya. Ntabwo bishoboka parce que façon uri kudefenda side yawe urabogamiye kabisa. Wowe komereze kabisa ko turi kuri stress atari mu rukiko. Wowe komereze. Sawa, bon, reka ntangire. Icyambere wavuze ngo kuki cyagiye bari muri mariage batafashe igihe cyo kwita batangira gupostinga, sibyo? Ndakeka ko mu Kinyarwanda dufite gahunda yo gukora ibintu byose nyuma, nibyo bitwita ibyo kwinegura, sibyo? No kuvuga ko icyo gihe muri mariage, juste imagine stress nkuko bavuze y'abageni bari bariho, et puis batangire kumva nyuma ko ibintu byabo byageze hanze ko mariage yapfuye, ko ibintu byose bimeze nabi. Ari ubukwe bwawe Sande, wari kubifata gute? Sande ntabwo arakora ubwo. Buretse bikomereze reka dukora. Parce que kuki ndikubivuga nuko nge ndumva ko niba umuntu ari mu bukwe muri mariage, team ye yose n'abantu bamushigikiye, nukuvuga yaba kote y'umugabo cyangwa se y'umudamu, twese tuba dufite gahunda imwe, nuko twakora ibishoboka ku buryo uwo munsi tugiye kwizihiza uzabe mwiza. Now mu Kinyarwanda twese tugira igihe cyo gukora iki, cyo kwinegura. Let's say byabaye 2 weeks cyangwa 3 weeks later. At the end of the day, ntago ari kuvuga ngo hari operation cyangwa se date de délai ivuga ngo ibi bintu bigomba gukorwa gusa mu minsi 3 cyangwa iminsi 4. Nta na hamwe biba. Parce que hari nige bavuga okay tuzabonana mu kwezi gutaha, tukahura, tukinegura, tukamenya ibyapfuye, tukabikomezaho. So kuri ngewe iyo point wavugaga kabisa ntago mu rukiko en passant niza amategeko, ntago mu rukiko icyo kintu cyafatika. Again, ikindi sasa kubyereka ibyo guteka no kurya no kunywa n'ibindi na hospitality, tureke no kuvuga ngo turi gutanga review mbi cyangwa iki. Ahantu hose uzagenda ubu ngubu mu kino kinyejana turi muri 2025, ugafata indege ukajya muri China cyangwa se tuvuge no muri Nouvelle Calédonie, ahantu tutanazi, ikintu cya mbere uza kucekinga niki, ujya kureba commentaire y'abantu uko bavuga aho hantu. Kuki tubikora?
mu gihe turi kuvuga amahoteli cyangwa se ama services aturutse ahandi hantu kuki tutabikorera iwacu. Now hari ibintu mwese mwavuze kubyerekeye ngo kofi batanze nabi yaje ikonje tout le reste, tureke na kofi na taxi twakagombye kuba dufite ahantu tubaretinga tubahereza directement. Muzare gukura kuntu kwa Uber ikora akazi keza kubera iki, kwera uriya mu taximene wagutwaye niba yagukoreye service imbi uhitumuhereza iki amanota make. Par contre muri service zacu ndi kuvuga muri rusange, ntago ubungubu sande wambwira ngo customer service yo mu Rwanda ihagaze neza, nanjye nakubwira ko ntago mbyemeye. Now Marara kuba bafashe gahunda yo kuvuga ngo bazabivuga nyuma cyangwa se babivuga uyu munsi cyangwa se mu masaha 3, that's not the case. Nkuko ministre yabivuze, ngiye ndumva uretse no kuba ngo bagomba guhera bana apologinga n'ibindi, icyo gihe in that same moment hari ikibazo. Uri manager wa hotel cyangwa se ufite na Airbnb uri ku managing, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite uretse na customer care ni presence yawe kuri terrain. So c'est vrai ufite ukuri, ntago tubizi, ntago twari duhari, abari bahari ntacyo bavuze, ariko icyo batavugiyeho nuko bashaka kubika ibanga yo kuvuga turangiza ubukwe tubivemo tugende nyuma tuzagaruke. Reka ndangirize ikintu cya nyuma. Wagende kuri amafoto y'ibyo kurya n'ibindi byose uvuga ngo yaba ari gahunda ya AI n'ibindi. Okay, ngewe ndashaka yuko at least tugende natwe dukore iyo perereza yo kuvuga amafoto bari abakobwa batanze. Ministre yabivuze bavuga ngo hari ikibazo cyo kuvuga ngo batanze statement bavuga twaje hariya mbere y'uko ubukwe bubaho. Nakoze ubukwe bwanjye muri 2009 mu Rwanda, mbere yuko tujya no gushaka ibyo kurya. Natwe icyo gihe twagiye kumenya menu yari imeze gute n'ibindi byose. Niba barabivuze ngenda keka ko le moindre des choses, niba twanabagira inama bafate point par point, bavuge okay ku byo kurya murebe menu yacu ni yingiye bayishire hariya hanze, bavuge okay ku byo kunywa ni ariko ngiye nakoze muri Milcolin, nakoze no muri Serena. Ndakwemere nakubwira ko ntago wakwinjiza ibyo kurya en plus turi kuvuga ibyo kurya bijyanye na mariage, ntago ari abantu batatu, ntago ari uvuga ngo ni mu gikapu n'abantu barenze 100. Ibyo biryo byaciye he? Icyanyuma sasa wavuze ko iriya nyubako tuyizi mu buryo bwa building ukuntu yubatswe. Fine, good. In that case bazashiro statement bavuga nimuza kurentinga hano hantu it's only for the beauty of the space, ariko mu gihe bemeye ko haberaho catering n'ibindi byose, I am so sorry, uretse no kuvuga ngo accident zahabera cyangwa iki na leta yonyine zababaza mbere ya byose. Okay, mu bifite uburenganzira. Do you guys have actually umuntu uri hano hafi wamenye ibyo bintu? Niba batabifite ayo makosa ntago ari y'abantu baje gufata umwanya. Umuntu waje hari akavuga ngo twumvikanye twatanze 30 millions turaje tukorere hari ubukwe bwacu. Icyo ni ikintu cya mbere. Now ufite ukuri igihe uvuze ngo nabo bazavuga ariko hari amafaranga mutishyuye. Fine, but in the meantime ibyagombaga kuhakorerwa tugiye mu mategeko twavuga hotel, niba bayita ko ari hotel, kumubwira ngo batwayimenye twese kubera clip n'abandi bose bashiramo amatapi. Yeah, but that's in the past. And again byari biri muri gahunda ya clip, ariko muri mariage ukuntu bahateguye ntago yari clip. Nukuvuga ko bakagombye kuba bafite ibintu byose bijyana n'ibintu byatuma ubukwe cyangwa se service ijyana n'ibintu by'ubukwe ikorwa neza. Mu gihe batabitanze, mu gihe batabikoze, kandi no mu gihe batatweretse A plus B ko ibyo bari abantu b'ubukwe bavuga ari byo kubesha, I'm still confused kabisa which side actually are we on. Kwera ngiye nanjye niba ndi gupanga kuzajya mu Rwanda kumbwira ngo abantu bose bazahapinga bavuga ngo yeah, but again niba atari ibyo I don't think they should actually wait for more statement yasohotse hashize amasaha. Why not actually kuhita bawereza iyabo iri official yerekana ibintu byose. Murakoze kuba mwaduhaye ijambo. Urakoze Papa Giselle. Reka nsabe Papa Kabagambe buretse gatoya ndaje nguhe abe niwe ukurikira. Papa Kabagambe nakubonye wazamutse uranamanuka, wowe na niwe mwiza, nimwe mu muzi customer service cyane ko ne interest yanyu. Kabagambe niba hari uze wongere kuzamuka ufata ijambo nyuma abe karibu. Urakoze cyane, ntabwo ndi butinde, nabonye nanjye banyanditse ku icyo navuga, ariko nagira ngo turebe mbere na mbere challenges ziba zihari, dukome urusyo ariko dukome n'ingasire. Hari igihe umuntu ashora investment mu cyaro ariko ugasanga hari challenge ya resources humaine y'abantu bahari. Nagiye mbibona mu bigo
y'abapadiri ugasanga bafite amaloji hoteli ariko abakozi baho ni abantu baturiye muri ako gace ku buryo usanga nyine serivisi zishobora kuba zihari ariko ziri ku kipimo cyo hasi cyane. Ahubwo ni ukureba amahoteli nuza regulation zayo ku bijyanye na gastronomy, ku bijyanye n'ibikoni, hakakorwamo abantu bafite certificate chef na ekipe ye ku buryo nyine abantu bahakorera babifitiyemo ubumenyi buhagije, kuko ari nk'igihe usanga ugiye ahantu bakaguha rwose ibintu biri aho ngaho biciriritse kandi wishyuye kandi hoteli imeze neza iri ahantu hari view nziza location, ariko wajya mu gikoni wajya gusasa icyumba amashuka bakoresha twose ugasanga turaciriritse. Naho ngaho ngiye mbona hari ikibazo noneho ahubwo na departement cyangwa se RDB bashinzwe by'amahoteli bakomba kugira ngo niba hoteli Chateau Marara yagombye kuba iri kuri byibuze étoile enye cyangwa 3, ntabwo tuzi iyo ugiye kureba review yayo ntabwo umenya ngo iri ku cyiciro, ku buryo rero n'utegura ubukwe agombye kujya muri izo details zose akareba akavuga ngo aha hantu ko tugiye kwategurira ubukwe abazadutekera bazaturuka hehe, bimeze bite, bakagenzura igikoni hose kugira ngo nyine nabo birinde kuzagwa muri skandale. Ni ukuvuga ngo ibyo ngewe ndabona kwibeshya kwaragiye ku mpande zombi, abateguye ubukwe na ba nyiri hoteli batarashyira ya hoteli yabo ku cyiciro cyo hejuru ugendeye n'inyubako. Abakozi bayo bagombye kuba abanyakigali bakabategurira amacumbi yabo bakabashyira no ku mushahara uri hejuru, nubwo wenda pouvoir d'achat ya hariya ni ukuvuga ngo ushobora kubona abakiriya rimwe mu cyumweru cyangwa se ntubabone, ariko nanone ntabwo byatuma ukoresha abakozi bari aho ngaho bari ku cyiciro cyo hasi kandi ubona inzu n'ahantu iri rwose hagombye kuba ari heza cyane. Nimba ariyo comment nayishyiraho, ariko cyane cyane na RDB yimenya ibikoni, iyo gastronomy, hari igihe umuntu ashobora guteka yakoresheje ya tekinike yo mu rugo agateka ibintu byatuma abantu bagira ingaruka ku buzima bwabo. Urakoze Abe. Maître Amini Abe, urakoze cyane. Reka nakire Papa Kabagambe muri aho. Kabagambe ari kumanuka sinzi niba ari network. Ari hasi muri listeners. Yazamutse ngende kubona yazamutse. Ariko ataravuga reka nkubaze Anne Marie. Ndakumva. We yazamutse Kabagambe nashaka kuvuga arambwira. Anne Marie, urabona iyo tubonye ino nyubako, niba mwabonye akantu nashyize hejuru, dufite diaspora homecoming izaba mu kwa 8 umwaka utaha 2026. Umunyarwanda wese uzi ku Kibuye yenda mu myaka ibune Karongi ni kumuhita imyaka 3 ishize yumva yifuza kujya muri iyi hoteli, ni ikintu yifuza. Hari akantu Maître Abe yavuze, aravuza ngo akavuze mu gifaransa ngo pouvoir d'achat, ngo yakagombye kwangaja ngo abanyakigali, ngo ariko ngo pouvoir d'achat sinzi uko nabivuze. Iyo ubonye hoteli iri nka hariya iri Nyaburanga, kuvuga ngo urangaja umushefu mpuzamahanga kandi uzabona ubukwe nka buriya bw'abastari rimwe mu myaka 2, Maître Abe uwo mushefu uramuhemba buri kwezi, ariko ibirori nk'ibi bitanga deposit nk'uko mwabivuze usibye nge ko ntanabyemeye ngo ibihumbi 30 by'amadolari aza rimwe mu gihembwe. Uwo muntu Anne Marie muba mushaka ko zino hoteli ko umuntu aba yashoye amafaranga ye akabizana nk'abanyarwanda ngo mumuhe idea mumufashe haboneka kaere hamwe ndetse ndangize mbabara ndangize ibintu bidashobotse. Iyo udashoboye kudoda ipantaro nta gudoda ikabutura urabireka, uravuga uti this is beyond me, I'm not going to be able to deliver. Why can we not? Ni kubera iki tutavuga no?
ibi bintu biri so like it's so annoying to me. Uziko ushobora kujya muri salo, reka nk'urugero Sande, ushobora kujya muri salo ukabereka wabwira uti ndashaka kwisukisha ibi bintu, murabishobora urebye narabikoze bakakubeshya, uzi ibintu bagusuka ntabwo bashobora kuvuga nyine ikibazo mwebwe mureba no affair. This is not, I cannot be able to do this and then you don't do it. Bari kujya kuri maybe hotel Clio iriyo nayo, ariko murimo muravuga ngo bari kuzana ngo abantu ngo bamenya Kigali ngo bakabatekera abe nagiriya hotel ariyo yonyine iri Keza. Waretse nka urugero nkoresheje very well advanced. Oya abe wabajije ahubwo nako Sunday, sorry abe Sunday wabajije reka ngusubize sibyo. Cannot do it, don't do it. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umushyitsi akurisha imbuto. Uwo ni umugani w'Ikinyarwanda waciwe n'abakurambere bacu. Iminsi adafite abashyitsi, iminsi adafite abantu azahostinga, ntago tuzi byabarimo nashaka ashaka abanyakabyizi baza umunsi yabonye bakiriya. How it comes kubona advert nkiriya bari abantu niyo baba batamwishyuye ari uba hosting for free, iriya ni marketing yari kuzishyura narenze 30 uri kuvuga, yari kuzayishyura igihe kirekire. Bari n'abantu bazi wawe ukabakira neza bishoboka. Service niba udafite umushefu wizeye uramushaka ukamuharinga iryo joro, waba udafite amashuka meza ukajya kuyagura, washaka ugakora uri wenda ku kiranguzo utaragera mu nyungu, ariko bakakwamamaza inyungu kayibara muri investment bashoyemo kuko abahaye service nziza bazakuvuga. Ibyo ubundi abanyarwanda nta dufite ikibazo gikomeye. Ngiye mbona abantu bakora business nk'abantu bari ku bihano by'ababyeyi. Hari umuntu twiye kuganira arambwira ati izi service z'aba abantu bazitanga bagira ngo bari nko mu bihano by'ababyeyi. None nsigaye mbona ko ari byo, niyo mwana yakosheje kamubwira ngo genda ukore kino kubera ko nyine ari igihano, agikora atishimye arakaye kandi wenda kimufitiye n'akamaro. None se Sande kubera iki abantu uyu munsi niba udafite utari kuri iyo kariba nk'uko yari yabivuze abe cyangwa se na Gisele nako umugabo wa Gisele, niba ariko bari babibonye kubera iki atavuga ati ntabwo nizeye ngiye kwakira abantu bakomeye hanyuma none reka tubigenze tujya tubona uturere turadukora imihanda yo president ari bugeyo kuki iminsi isanzwe iyo mihanda bidakoze. Ariko iyo haje umuntu ukomeye ahantu niba wiyemeje gutanga service urayitanga kandi ukayitanga neza. Rero kubitatanzwe ndunga mu rya minister ikintu kimwe cyonyine bafite kuvuga tukabumva ni sorry, hanyuma akatubwira uburyo bagiye kubikosora. Bitabaye ibyo baratsimbarara bamere nka yanuze. Ejo we nabonye umuntu wandika ngo ahantu ngo yabukinze. Dufite ikibazo ibi bintu impamvu turi kubivugaho ntago ari uko bano bantu wenda bashobora ko ari bacinka amabere kurusha abandi, ariko bimeze nk'abantu bazuye akantu kaboze kibereye ahantu abantu bari baracecetse. Nicyo kibazo bagize. Service mbi hano tumaze Keza nigeze kwandika abantu yasabye ibirayi sinibuka nyine imyaka ishize. Je service mbi ndazibroka. Iyo umuntu ambwiye ngo iki kintu cyagenze gutya mari Imana mbigifata mu mutwe mpora nkibuka kandi atari nge bagikoreye. Guta umuntu agwa service mbi ukanamwishyura nta n'isoni afite. Koko ngiye mbona nagira n'isoni zo kwishyura. Sande buretse gato yari kugusubira buretse gato nyine uri kunkupira ijambo Kabagambe naza nawe aravuga igitekerezo cye. Gisele ari kukuvugiramo niyo mpamvu nangiye kumucecekesha gatoya. Sorry. Sekurumva ibintu nabyagereje umutima. Nuvuga ngo ikibazo gihari nuko nyine abantu bamenyereye ko bahabwa service mbi bikarangira. Umwana ejo nabonye kuri niba ari kuri TikTok izi mbuga hari zo mbaho nirebera gusa. Nsanga umwana ari kugaragaza hano ya bookinze hano tuzi hano mu mujyi haciye ibintu hano arangije arabukinga table barayimuha bigoranye kandi yari yayibukinze arongera nagaruka uwo munsi aributsa afite abashyitsi bari buze kuhakirira ubwo bigeze kuhicara babona baraharyoheye iyo view yabo barayikunda barahabukinga. Ntibamaze kuhicara baraza baramubeshya ngo urumva ngo aha hantu ngo haje ngo first family babeshya. Umwana ati yo first family turabubaha turabakunda ntago twatsimbara reka duhaguruke. Barahaguruka baje kubona abana hinjiye abantu like sinza bari niba ariko sabo bababwiye. Barinjira bahamara 15 minutes banjije barasohoka banjije bazarabwira ngo we are sorry ngo namugikeneye table ngo mwagenda mukayikoresha. Seriously ibintu nk'ibyo rero umwana yarabivuze mbona mwatatse ngibyo bintu ngo n'ubusebya business y'umuntu. Ntabwo ari ugusebya business y'umuntu. Niba umukozi wawe ari ku rwego rwo gutanga iyo service business yawe izapfa.
tujye dukora ibintu tuvuge ngo ngiye gushora nubatse inzu nziza ngiye kuyishoramo ubwo ndi kubivuga muri rusange ngiye ntago nzi bari abantu ibyo bintu niba byarabaye ariko kugeza ubu niyo version dufite ko byabaye niba byarabaye rero n'abandi bose bikwiye kubabera isomo abantu bashora imari nk'abari ku gihano cy'ababyeyi kera hari abantu nigeze kuganirira ahantu twize tubabwira ngo bamamaze baravuga ngo ntabwo twebwe ngo tujye twamamaza ngo kubera yuko ngo dufite ngo idini yacu ngo ifite ngo abayoboke benshi ngo bazizana barangije babura abantu bamaze kubabura bibuka ko bari babikeneye bagaruka kubitubwa toga tubu byarahindutse byarubuntu ariko byabaye amafaranga muratwishyura ko batizanye ngo urumva ngo mwagombye kuba mudusapotinga no babasapotinga gute se murishyura dukora akazi so rero abantu ntibicare ngo mbe ngo abakiriya bazizana ngo ibintu dukora ngo abantu ngo bazaza ariko nubakira nabi bazabivuga ubu byarenze byane byo kuvuga ngo dupfira mu nda ngo ntago turi bivuga ngo bitatuva ko hari abantu hano twarenze bitamva ko tubivuga uko twabibonye bikakubaza cyangwa bikakunezeza and we move on ibintu byo kuvuga rero ngo umuntu ngo yishyuye ngo none ngasohotse ngo urimo uratubwira ngo kuki ngo babivuze uno munsi uriya muntu wasohoye miliyoni 5 se we kuki atabakingiranya ngo babuze gusohoka kuki atabahejeje mu byumba ko batari bamwishyuye uvuga ngo hari ibintu bari bumvikanye ko atasohoye ibaruwa yuko batamwishyuye uwo munsi bagihari gatwereke ko abantu ya hostinze ari abajura babanze kumwishyura kuki abisohoye uko bavuze service mbi buriya n'ubunyamwuga buke baracyakomeza gushimangira n'ikibazo cyabo kandi mu byo biyandikiye bariyemerera ko umuriro wagiye bari abantu baravuga ko umuriro bagiye kuwisabira ubwabo na rege n'abandi bantu barabafasha contact zabo nkuko babivuze nta ruhare bagize mu ibyo bintu ntago wabivuga uzi neza ko iyo service utayisabye kandi hari inzego zizavuga ati ibyo bintu ntago twabikoze hari utuntu kamwe dukwiye kujya tuverifya tukatureba none rero ibintu byo kuvuga ngo uremera ko ngo umuntu ngo yafata igikoni ni wemeye kwiyasosiya nyine urumva nyine wiyasosiye n'umuntu udasobanutse agakora ibintu bidasobanutse birakwitirirwa niwe babibaza ejo bundi navuze ku kantu k'abantu bakora cyane ibintu byo kurya shaho abantu ngira ngo babifata bimenererwa ariko umunsi hari abantu bagize ibibazo mu bintu byo kurya abantu bazahumuka umuntu ashinze restaurant cyangwa hoteli cyangwa iki aravuze ngo akora delivery mu kanya Faisal yamatubwira ibintu bya Uber n'ibindi arangije afashe umuntu agutanzeho komande wemeye kuderivaringa ntufite n'uburyo bwo kuderivaringa ibyo bintu by the way iyo service uvuga nturi capable yo kuyikora umuntu agusabye ibiryo arakwishyuye ubihaye mu tutazi irabizanye nk'abanya abantu bandika arango bazana ibiryo babiriye ushaka kubizana babituye hasi ushaka kuza byanyagiwe se kwasa hanyuma umuntu abikwaza mubwire ngo ngiye ngo nari nabikoze neza ngo hanyuma ngo motari nabigize ikibazo hehe ubundi ninde muntu wabemereye gutanga iyo service kandi naho bipfira mutari capable yo kuyikora ninde ubundi iriya hoteli kunyenyeri zengahe mugani wa beko nabishatse nkabibura ni hoteli ni inzu y'ubukerarugendo nanjye nabajije iyo hoteli yanyihawe inyenyeri 5 ntande yagize ku nyenyeri 5 gute se 5 star harya nibakora bakura ni inzu y'amafoto ni Google reviews ni abantu I don't understand yabaye hoteli y'inyenyeri 5 muze kureka twumve n'abandi turakomeza tuganire sanda ariko we twakomeje turakumva rero natwe reka abatwe oya nge ntabwo nongera kuvuga reka twumve twakiriye Julius na Oscar Kim yaje mu mbabare twakire Julius noneho dukurikizeho Oscar Kim murakoze urakoze cyane brother Sunday so nje ni ibintu bike nshaka kuvugaho ngenda ntago navuga ngo ndi ku ruhande rwa Chateau cyangwa se ku bagizweho ingaruka cause ku mpande zombi habayemo damage kandi iri irreversible niko nabivuga so I'm sorry aho ndibuze kuvangavanga indimi ntago ari ukubaho ku rurimi rwacu ariko like muraza ko understanding so habayemo damage mu mpande zombi ngira ngo wenda reka duse mpere ku cyo bari bavuze mu kanya ntago wenda sinzi uwatanze kuba yitwa inyenyeri 5 ariko like twese tuzi kuri standard so hari ibintu byinshi bigenderwaho ntekereza ko bibiri nibyo bitwicarishije hano kugira ngo wenda hoteli yitwe inyenyeri 5 bibiri rero nibyo byateje iki kibazo gituma nyine twicaye twaretse n'ibyo twari turimo so nkeka ko kugira ngo ibi inyenyeri 5 icyambere ni location na environment irimo ese na ahantu h'ubukerarugendo ibintu nk'ibyo ari luxurious so ikiracyujuje rwose pe twese turakizi capacity na reception jone nibwo narebaga iriya nyubako uburyo ingana n'umubare w'ibyumba ifite ngira ngo ni 20+ gutyo na espace ahantu ifite ni hani icyo nacyo ni savant
kuri facilities, ku temperature, uburyo fine dining, amalonge, amabars, aho naho ni sava. Room quality, ibyumba byayo ngira ngo ababonye ejo bundi video yasohotse hanze, rwose ni ibyumba binini kandi byisanzuye, naho ni sava. Hanyuma kuri service excellence niho hasa nkaho hajemo ikibazo, ariko nabwo ni ibintu byinshi bagenderaho, kuba aba staff wenda bavuga indimi zitandukanye, housekeeping yabo uburyo imeze, protocole. So ikibazo kikaza ku yindi party ya gatandatu yitwa food n'ama beverages, like ibiryo nyine uburyo Allo? Sinzi niba munyumva, sorry bari bamamagariyemo. Muranyumva? Yego turakumva wakomeza. Bashobora kuba bakora ese wellness bimeze bite, abantu bazanye luggage storage zabo, ibintu nk'ibyo. Ikindi cya safety nayo ni indi ngingo ya kabiri yateje ikibazo, kuko ubwo safety nyine hazamo ese habaye fire assembly byagenda bite, biteguye gute, hagize umuntu harwariye bamwakira gute. Nkeka ko iyo ngingo niyo yateje ikibazo no kuri iriya ngingo y'ibyo kurya. So ku rundi ruhande nkibaza, we are always saying turirimba visit Rwanda, invest in Rwanda, invest in Rwanda. Twese nge n'abandi baranga ndeba, this is what we are always saying. Ariko nkibaza Chateau ababizi tuzi yuko ni umushoramari waturutse hanze, yizerera mu Rwanda, yizera muri buri kimwe, environment and whatever, ari investing. So hari abandi barimo kumureberaho bihishe, bari inyuma bateganya kuza. So uburyo twadressingamo ibibazo nk'abanyarwanda muri ya byacitse byacu, is it a way that is friendly ku bandi bantu bicaye barimo kureba u Rwanda? Twibuke ko u Rwanda imiterere yacu, service delivery nicyo kintu kizamura ubukungu burwo, apart from ubuhinzi, ariko service ni ikintu kidufatiye nyine runini cyane. So umuntu rero urimo kureba ya service yacu, akareba uburyo twebwe internally nk'abanyarwanda turimo ubwacu twiyatakingamo, uburyo twadressinga n'uburyo twadressinga ku banyamahanga bataraza ku investinga. Ibyo byose ntago ndimo kubivuga nirengagije parite y'amarangamutima yuko nyine bababajwe, kandi nanjye ubwanjye nababara nk'umuntu ujya utegura ibikorwa nanjye imbere y'ababyeyi cyangwa se n'abandi. Ariko iyo parite kuko twayivuzeho cyane, sinshaka kuyigarukaho, ndenda kuza ku ruhande rw'uno mushoramari, nawe ntitumwirengagize, tuze kumwumva, n'abataravuga baze kugira nyine icyo baza kumuvugaho, uburyo turimo guprotectinga ino environment yacu, ino climate. So hari ikindi kintu dusa nkaho tutigeze tugarukaho. Hari difference nini cyane muri service error na actionable negligence. Tutagendeye mu kigare ibi bintu byabaye, is it an error cyangwa se it's negligence? Cause ni ibintu biri cross cutting. Niyo reka ntange nk'urugero rutarugoroshye, ushobora kuba ndi umuganga, umurwayi nitagaho akancika, ariko abashinzwe nyine inzego zibishinzwe n'urugaga rushobora kuza rukabase habayeho negligence. Ese nari nashyizemo gutera umuntu, arataka umurwaza, arataka abura umufasha, cyangwa se ni era yabayeho. Ibyo ngira ngo twibaze nyine ibi byabaye, ese biriya byo kurya, is it negligence? Like nyine ntidutwarwe n'amarangamutima, cause at the end of the day we still need investors. Mu ma WhatsApp group, mu maki y'aba investors, abantu bafite amahoteli, like they are sitting on this, barimo barabisharinga. Hari n'undi mu gitondo yendaga kujya kwandikisha company muri RDB. So nge ntekereza ko ibyo twahiteje. Ikintu cya nyuma nasorezaho kugira ngo ntarambirana, hari itangazo twabonye ryanditswe basa nk'abatanga gasopo. Ese kuba ufite big following biguhereza uburenganzira bwo kuba wakoresha, nuko wenda ngira ngo nta rwego runaka rurajyaho
wenda rukuriye aba influencers mu Rwanda koze nk'abanyamakuru ni abanyamakuru birazwi araho banditse ariko mu gihe aba influencer nta rwego runaka rwa leta ruraduhagararira cyangwa se rurabahagararira kuba ufite big following biguhereza uburenganzira bwo kuyikoresha ku buryo w'intimidatinga cause like n'inshuro nyinshi twagiye tubibona umustar akaba umustar akaza kuko ari umustar agacaba ku bantu ku murongo kind of so tuze kubitekerezaho. Ikindi RDB hari gahunda yari hari nuko ntibuka izina ryayo ku gihe cy'umuyobozi wacu Claire Kamanzi yo bagendaga bagasura kuri site bakareba n'ibiki bikorwa sinzi nibigikorwa na n'ubu ngubu ngira ngo wenda Julius usigaranye amasegonda makeya wrapping up. Merci. Okay, ntacyo kujya ntiharira ijambo reka ndekeraho murakoze. Sunday please Sande wambabarira ukabyara wenda Sande mumbabarire please ndashaka kuvuga akantu vuba. No Anne mwaretse Giselle please Malaika please Bahati. Are you actually serious? Turakora in this space. Bahati. Umva Sande nukomeza kudutreteninga gutya Keza nakomeza kudutreteninga gutya mukora in this space. Rameke. Sande Rameke ndakumva ndashaka kwakira mubwire Rameke mubwire nakomeze kudutreteninga gutya Malaika shuti yanjye ari kuraho Malaika akomeye muretse mwamaze umwanya munini muvuga reka mbanze ngire n'abantu ndamutse hano muri space ntimwigire fomo cyane ni nyine ntibise nibigira ariko nanone mugende munahanamo n'umwanya ndagira ngo mfate makanya nibutse abantu urumva ko ntabwo dushobora kubona service abantu bashobora kubakira kuri hoteli yitwa ko ifite inyenyeri 5 baza no kuzisuzuma ngo twitegereze izo nyenyeri 5 bagiye kuzanira abantu isupu bayizane bayigize ndende. Biravugwa ko isupu yahariya ngo baba bayigize ndende ngo iba ngo ishobora kuba insumba ngo barayirekura bakayigira ndende nzitatira ngo barayireka ngo ariko shawagira kugusira mburaga mu bintu bikomeye. Umva Rameke reka nkubwire mwebwe murimo muravuga ngo inyenyeri 5 is not about inyenyeri 5 iyo yabifite inyenyeri imwe bagomba kabyara. Oya Sande hold on mbabarira uburetse uyu muntu uvuga ngo niba ari Julius umaze kuvuga hano nona ibi bintu uretse gatoya Sande utatuma nibagirwa ibintu ngiye kuvuga mbabara Rame ijambo ryari rifite Oswakimu n'abakurikiranije ngone muri mesesha nose Oswakimu yamanitse akaboko none aha Malaika Jesus izi space bazarabaye gute ese Rame watunganyira akarere ka Rulindo utunganya Chelsea space kunanire uyu mwana ni hoteli ariko reka none tubyoroshye Oswaki karame mwaretse nkabagira inama kavuga banze urakurikiraho nyuma ijambo urarihorana urakoze ibintu Sande ari gukora bitaniye n'ibintu iri hoteli yakoze reka twumve nyine wigarura Musande nawe Malaika. Okay reka nkomeze Malaika hoteli ni yanjye ngaho komeza. I don't care ibi yawe cyangwa ibi ya musaza wawe nago mbizi reka ngiye nkubwire sibyo ibintu muri kuvuga hano ngo by'inyenyeri 5 doesn't matter niyo waba udafite inyenyeri nimwe ugaburira abantu ukora ibintu bihereza ubuzima bijya mu buzima bw'abantu ugomba ku respecting ibintu abantu barya twese turabizi ko food poison ni ikintu gikomeye kuruta ibintu byose sibyo ngewe Malaika ngisanga biryo bimeze kuriya nkibona biriya bisimba hari ahantu ntago naharara hari ahantu nta kintu nahakorera kandi mwebwe murimo muravuga ngo ngiriya hoteli yonyine twese turabizi tudashidikanya ko mu Rwanda service n'akazu ko kwimura abantu nk'ibingibi biri kubana urugero ngo Swakimu yaje ngo service n'akazu n'ibintu bigomba gucika mu bintu byose niba umuntu yakwizeye akaguhereza ikiraka cyo kwakira abantu mu bukwe Ameke bigenze bite nose Sande uramumanuye uretse gatoya baha hari amagambo akomeretsa cyane abanyarwanda nanjye leta amanuka nose uramumanuye uretse gatoya ndashaka unyumve hari amagambo akomeretsa
cyane cyane ibintu akazu nta kazu kaba mu Rwanda ndahita manuka Rameke nagushimiye nagufashe ndahari yavuze yashaka kuvuga sande wimanuka guma aho ngaho nzitati guma aho kandi nura mu mama umugarure nuko ururimi rwa musobye ashaka kuvuga akazi abantu bakora yavuze ngo akazi ko kwimura abantu ikinyarwanda kirangavuga ngo akazi ko kwimura abantu no avuze akazi ko kwimura abantu Rame ako se waretse abantu tugatanga ibitekerezo ukavuga nyuma Rameke reka migeze gutya Marayika I'm so sorry reka Marayika tuge kwijambo ariko bantu ikibazo cy'atari icyuko ku buryo ibintu byoroshye